kuburaho igihe gito nari mbo ahantu ntamenye sindatabaruka ndacyahumeka Jay Polly umurimo ndimo gukora kiramo kime zanjye zose ndabyuka nkamba zankatambuka kenshi mu street umurimo ndimo mpinga ndabizi uzera ubukaro uzatangazwa no kubona Rolls Royce Kigali ku matapi y'imituku dutambuka bafotora uranda Rwanda kenshi erifuza kuba superstar nta kindi kiroto nukuva ku cyavu tukemeza abanyafrika mpaka nibwota amasimbi inzira ni ndende ku muhigi w'umuhanga muzira gutata ronse wagakapu ku mugongo ndatinya gukigitana amaguru iyo migu bukaro kiramo timba Kuna gachepe karindi zuba umunsi ushira nashaka ndyamishwa n'irondo buri joro cyajya kurasara igasanga hasi ndangira umubyizi nta mugayo mpa nihirinzi zanjye zikarya ntimirabye irasara inkuba zikubita njyewe sinjya ninya umushonja rota ryajya kwicura byaye byo kajya irebera imfubyi n'igihubyi igorofani hinduka indege umitwa baye mutwara umwami ahindutse umwarimu kwisi gatebe gatokira menye wiba umuhemu cyariho ndahumeka aherwe kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane y'agahinda ntawarusiko n'abakizi igenda muri muzika cyariho ndahumeka aherwe kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane y'agahinda ntawarusiko n'abakizi igenda muri muzika muri iki gihe ndimo cyo gukora izina cyo ku mihanda buri muntu anyereka peace ndubashywe ariko sindenze mu biciro ndi umuhasira muhanga byo kubana abantu bose bakivanga amasaka n'amasakire mamusigeho mutakira mu gatebo k'abasebanya icyo gihe ngifata nganira n'abakuze bakamamaite nkaganiriza microphone sometimes abantu kwicara mu marigara nkatera zore n'abajama abenshi bita ingegera ikarita abacanga abandi bishwe n'ikivunga nkunda ko bakunda freestyle nanjye mvugiramo ntibasore bibisage nk'ibya Serasi yairwa gasabo nawe kigotwa umurimo uteje imbere rubanda nitwavuga yuko nta banyamahirwe bino mu Rwanda bagwa ku bukaro bagasezera ibibazo by'ubuzima ibyo bibakuru umwe kwijana 10 n'ushiduke ngo wigereranye n'abanyamasheku uri umushonji kuburiho nicyo gishoro tangira business shonji wiciwe ntumenye icyo bakurushije ndakeka kuzindira ishuri urushe na benshi bacakisha ubushomeri utera ishoti witwe cash money DJ Elliot ndahumeka aherwe kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane y'agahinda ntawarusiko n'abakizi igenda muri muzika cyariho ndahumeka aherwe kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane y'agahinda ntawarusiko n'abakizi igenda muri muzika njye nawe twari tutaziranye ubuzima muri ghetto bwo bwari kimwe umutima niyo yari indyo nk'ibisanzwe Dr. tuheruka kurya ugikambakamba twabayeho nabi ntutinde kubivugwa Jay n'umwe nawe life isharira nk'umuravumba yayikuriyemo osku ishuri rya kera nawe yaryizemo rugira yamuhaye itarano ngo ryagure Sipiriyani na Makaveri bayinkoni itizi minja muzazishorere paka mutanze aho muzageza abazakomerezaho intero yo ni yayindi ubutumwa buracyatangwa basize umurage ubyemere cyangwa ubyanjye ntasi yigeze ibahitagira abahanuzi duhurira kenshi mu miharuro numenye ibyo birakwiye wamenyera wowe ukanja amazi ntawuhanura iwabo ibyo byo byayica ubonye wowe itumuhanuzi ari aho yageze agenda muri 6 for Empire inyubako zikeye n'ikizego cy'icyago kwinjira tafa ari urupapuro rw'ubutumire wahinduka umwambari bagandukira bakize DJ Elliot ndahumeka aherwe kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane y'agahinda ntawarusiko n'abakizi igenda muri muzika cyariho ndahumeka aherwe kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane y'agahinda ntawarusiko n'abakizi igenda muri muzika Tough Gangs Junior wakoze amahoro kuri Green F2K Studio DJ Elliot This DJ is so funky, man.